ndagira ngo dukoreshe igihe neza dusoma amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 turasoma umurongo umwe umurongo wa 8 tuza no gusoma mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 1 umurongo w'9 tuganire kuri aya magambo kandi rwose twashimye Imana kuba turi hano. Banishimye. Amen. Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 8 ni mu mpapuro zibanza isezerano rya kera. Reka dusome. Ariko Nowa agirira umugisha Uwiteka. Amen. Ariko Nowa agirira umugisha Uwiteka. Dusome mu rwandiko rw'Abaheburayo ni isezerano rishya turahindura impapuro nyinshi tugere ku murongo wa 21 ni isezerano rishya. Igice cya 1 umurongo w'9 kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha abagenzi bawe. Amen. Aya ni amagambo y'Imana tugiye kuganiraho n'ayandi tugenda dutanga ingero tuvuga byanditse wenda tutari buze gusoma ariko turajya tubaranye. Njyewe akenshi iyo mpagaze imbere y'itorero ry'Imana hari ibintu by'abinzi cyangwa se hari ibyo basaba. Nyabasaba ngo Imana uwo yagiriye neza akaba azi gusoma akaba azi no kwandika akaza mu nzu y'Imana ibyo uzana akaha wandikaho amagambo y'Imana sobanukirwa uburyo bwinshi bw'abantu mu gihe base muri wabo nkunda kubwiriza abantu rero kandi ndabona bitagoye nibyo saba ariko bitagoye namwe ndabasaba izina ryanjye Imana izabashobose izabibabashije kugira ahantu igihe wungutse kuri ya mirimo yanyu ya buri munsi nibura uvuga tubwirisha abatwigishije ku cyumweru twaje mu masengesho nigisha abatwigishije yadusomerera umenye ibyatangiye umenye ibyo yasomye umenye n'ibyahindutse uzaba umuntu w'Imana ushyitse ufite ibikukwiye byose. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Tugiye kuganira rero ijambo ryo mu gukora Imana ishaka ibyo tugiye kubabwira ngo Imana ikeneye ko dukora igishaka. Imana ikeneye ko dukora igishaka kandi rwose reka amaraye ijambo ry'Imana. Imana ikeneye ko dukora igishaka gukora icyo Imana ishaka. Umuntu wese muri iri teraniro ufite icyubahiro gikomeye kurutabana mu buryo bugaragara n'ubutagaragara. Imana yavuze ngo ikeneye ko dukora ibyo nanone waba ari mutoya hanyuma y'abantu muri iri teraniro nanone Imana yavuze ngo ikeneye ko dukora ibishaka. Ndashaka kuvuga ku ngororano rero n'ibyiza byinshi Imana ikorera ubundi tureba Imana tureba niko umwanditsi w'Abefeso yavuze ngo ni ibice 3 umurongo w'10 yaravuze ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo. Sifa kwa iyi Imana yiteguriye abantu kera kugira ngo tuyigere. Imana twebwe tureba kera mwanditsi ngo twandikira mu bitekerezo by'Imana. Imana iratuzana idushyiraho none tubane. Icyo gihe rero yaturemye kugira ngo turemere imirimo myiza.
riryoshye mu gihugu. Reka nongere kugira ngo dufite ibihe byiza kuko turi kumwe n'Imana. Ndacyasaba umuntu wese muri iri teraniro Imana imufashe umwuka wera gaze mu icyo ashaka gukora. Ibyo rero Imana yegereye abantu ntabwo ari iby'abantu babayeho. Ibyo Imana yegereye abantu ntabwo ari iby'abantu babayeho. Abantu babayeho. Bibiliya yavuze ngo abantu bababaye ku rwego Imana ivuga ngo aba bantu ni bato. Umunyabwenge w'umuhanga wateguye umushinga arawutegura agashaka ibikoresho byose bizamufasha mu mushinga. Imana itegura umushinga izana n'abantu irate ibabwira ibyo bakwiriye uko bakwiriye kubaho uko bakwiriye kwiga ngo abantu baragenda babaye ingeso zabo zibaki imitekerereze yabo ibabiri kwigisha kwabo ku bakuru ngo Imana iravuze ngo nicujije icyatumye abantu bareka. Nabaremye bakunda mbaremera gukora ibintu byiza mbaremera gukora ibyo bashaka mbaremera kugenda uko nabifuza ariko abantu baranze pe babaye ngo Imana iravuga ngo nicujije icyatumye bareka. Ntabwo bagikoze ibyo Imana ishaka ntabwo barimo bakora ibyo Imana ishaka. Hanyuma ati aleluya. Imana ikeneye ese murimo murumva umutsima Imana yampaye? Murimo murumva umutsima Imana yampaye? Itangaza ko Imana ikeneye ko dukora ibyo ishaka. Ngo abantu baba babi ingeso zabo zibabi kwifuza kwabo kuba kubi gutekereza kwabo kuba kubi kugambira kwabo kuba kubi kugenda kwabo kuba kubi ngo baragenda baba babi ngo baba babi. Ngo Imana iravuga ngo nicujije icyatumye ndeba abantu. Muri aba bantu harimo imvugo icyo mvuze. Muri aba bantu babaye bato. Muri aba bantu bagambiriye nabi. Muri aba bantu bifuza nabi. Muri aba bantu batekereza nabi harimo umuntu. Ayitabye haleluya. Harimo umuntu witwaga Nowa ngo akaba umugabo w'Imana ngo akaba umukiranutsi ngo agakiranuka mu maso y'Imana. Icyampa muri iri teraniro Imana irimo ivugiramo ngo dukore ibyo ishaka akabamo umuntu. Uwo rero nta cyuma cyamupima. Ni Imana itungamo kamera gusa ikajya ikareba muri korali Beteli. Ikareba muri korali Beteli ikavuga ati mbonye umuntu ikerekereza muri iriya karitsiye urabona iriya ikerekezayo ikavuga ati ndareba umuntu. Ikajya ituruka hariya hajya muri tumarina ikavuga ati ndareba umuntu. Igihe abantu ari bari bifuza nabi barahitira nabi ariko ndarebamo umuntu. N'ibyo Imana yari igambiriye ku bantu ari byiza Imana iravuga ngo reka nongere ndema andi mahirwe yatuma abantu bongera gusabana ngo Imana irema amahirwe. Njye naratangaye uzi ko Imana ijya ivuga ngo ntanze amahirwe nimuze abantu bakanga bakanga wowe ukivumbura ngo ya araza amaboko araza neza uko ko wavuga ngo wakuvuze iguhamagara yari yaguhereye icyo yakuze none se kugiye ngo bakuvuze ngo nta muntu uzaba gusa ijambo ryari ry'umarayika yabwiye Balamu ariko ngo bamwe no kugutangira kuko nabonye ubara mu nzira yo kurimo. Amen. 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 No baraza. Amabafaza ni mama. Amabafaza. Babana museka amusura we. Ngo babashije none ngo bakagere. Bakavuga bati ntaho twareka.
ngo bakagenda bakajya kwinezeza bagaserebura baranezerwa iyo bari ngo bakajya bamuseka nawe wamanutse avuye ku munye atashye agiye ko umukecuru yahetse umugabo bati nawe wamanutse mbere umusaza we haleluya amen babwira ikimenyetso Imana ishyira ku bantu byamara n'ubwiza 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 Imana ishyira abantu Imana yamara wowe wabareba mu isura yo gutanga ariko n'ubwiza wowe wabareba mu isura y'udashoboka bitewe n'aho Imana ikugejeje ariko reka nkubwire ngo uvuye mu bitabo nta muntu ubonye kubasa iyo umuntu amaze imyaka ibiri arwaye agakira ntabwo uvuye mu bitaro uvuyeyo vuba uvuyeyo burya uvuyeyo n'uwo museka n'ubwo Imana ikamushyiraho ubwiza bwayo n'imbaraga zikomeye ngo ntawamubonera mu gitondo ntasibane n'abahungu be n'abakaza abandi bakajya n'uwo arayibaza reka sobanura Imana yabwiye no inkunga iramubwira ngo uburebure bw'igihagararo cyayo bizaba ari mikono 60 mwabishije bumvishe Mezire Imana itanze iramubwira ngo ubugari bwayo buzaba ari mikono 3 iramubwira ngo idirishya ry'iyo nkunga bizaba ari mikono 5 uzi icyo bivuze birasobanuye ngo ntawe ushobora guhimba agakiza wazana agashya nubona gukizwa byakunaniye agakiza ntigahindurwa ukorera kera uyu munsi niko nubona byakunaniye uzamenya ko byakunaniye ariko ntabwo oya Mezire zaratanzwe bashumba Mezire zaratanzwe unyitabe haleluya Mezire zaratanzwe sikubuye rimwe ndirimbo yazabo rimwe hahirwa udakurikiza imigambi y'abantu ntahagarare mu nzira yikarane Mezire zaratanzwe urashaka kugira ngo hari ibindi bishya wenda kuzana nubona gukizwa bikunaniye zarata biki Imana yayo nuko ihanganye n'ibyo nkubwiye ntabwo inguge izaba isa neza ntabwo izaba isa neza uzubahiriza izi Mezire nguhaye azabariza ukora azabariza ugendera nubona watangiye rwose kuzana ibintu bishaka ukabona baraguhugura ukabona ntiwerewe bagenzi bawe nyamara Mezire zaratanzwe nubona gukorera Imana byakunaniye ariko ubundi gukorera Imana n'abakozi barahari ni iki se Imana itanze yabaye reka nongere babwire ngo Mezire zaratanzwe mwabagabo siko Mezire zaratanzwe njya mbwira wowe n'ahandi bihawe njya mbwira abahungu bacu hari iwacu tugira abahungu bagira mu nkweto ipantaro yabo n'inkweto n'ibyabibu nta masogisi abaho ngo kitwa n'umuriro mu nkweto tubonaza kuvuga mu rurimi rw'amahanga munaza kubivuga mu rurimi rw'amahanga ariko murabizi urumva ni igisobanuro cyabyo biravuze ngo ntuhorere yaba ahagaze yaba yicaye ntabwo bishobora guhura inkweto bishobora guhura ariko Mezire zaratanzwe bihimbe bizanye ariko Mezire zaratanzwe rwose birasobanutse uzabihimba
ikagushyira mu gatsiko k'amazi menshi. Icyo mbega ikintu Imana ikurinda uri mu gatsiko k'amazi menshi, Imana ikurinda intoki zabo zitagukora. Nari ndimo babwira ngo Mezire zaratanzwe. Gukira ko bibara hari Imana imufasha uzibanye mu hirya no mu bubiko bw'Imana. Iriya nimubona si Imana y'abakazi sikubwira ngo zara cy'umuco ntubona ko byabanye subona kuza subona kuganisha abantu subona gutuma abantu badakorera Imana neza sure Mezire zaratanzwe. Nibikunanira kuvuga uti byakunaniye n'ubimana kandi imbere y'Imana uyisalimo basi ku munyantege ariko komanda kuzireke kuya yiwerere rwose niko Imana imbwiye igiwerere no ibazirizi nongo ibazirizi kugera kuri za Mezire barasuhuza mwihangane ugere mu mwanya wo gusoza ngo azi impugi y'ubuso ngo simugeze ngo abantu basuzuye ngo abantu babisetse ngo abantu bagize ngo impugi maze kuzura nusoma Bibiliya ngo impugi yaruzuye hashira iminsi irindwi ngo iyo minsi irindwi cyakorwaga ngo Nowa yanyuze mu mihanda ngo abwira abantu ngo n'ubutaka babashije kuwurya ngo ni imvura izagwa. Ariko ngo nawe umuntu waje rimwe ntagaruke niyinjire niko Imana ivuze guhuriza abantu bati Nowa aja bahindura nta magambo yawe ushaka oya Nowa ntabwo twaza kuryama ku mbaho gusenga bibananire ariko biboze ntabwo naza kuryama ku mbaho bati Nowa tuba ngo barebe icyo kintu urumva ngo bakireba umugezi byari bazi ibintu byabiteganije ko si ubushishi ni ibintu bimeze nk'aho ngiyo kawe ngo barebe ukuntu bari buze kuryamo bakavuga batoya ntabwo tuzana ntabwo kurara kumva kumukeka naho tugeze ngo baramuseka we ngo baramuseka cyane Nowa barahamagara we arahamagara pe ngo arahamagara ngo arahamagara ngo ahagarara ku misozi ngo akajya babwira ngo abantu bese n'imizire ngo Imana itanze uburenganzira ngo abantu bose ngo baramuseka ngo bagakomeza kwinezeza bakabanga bayasize. Umva ikintu Imana yakoze wumva icyo Imana yakoze. Imana ibwira Nowa iramubwira ngo Nowa we noneho abantu banze kunyumva mfunguye amatwi y'inyamaswa bakumva hamagara inzoka yivuga kuri za ibumbi hamagara ingwe yivuga kuri za ibumbi hamagara agace kuvuga kuri za gahumbi hamagara kubahagarara ku musozi aratangaza kuri za inzoka hadindika mu mwobo ikora karasisi izamuka mu mbuye ihumbi ngo ibizira ibitazira byose ngo byerekeza ku mbuye iminsi irindwi irangiye Imana ibwira ngo injirana n'umugore injirana n'abana injirana n'abakazana wigire icyo mfite ngo ndashaka kugukingira ndashaka kuguruhura uzivana igihugu urabona ukomeye Imana ikakuruhura Imana urabona ndashaka kuguruhura nawe ngo yigirayo Imana irasengeka Bibiliya iravuga ngo ikuzimu amasoko ijuru rirakinguka ngo abantu batangira kunyagirirwa ku kabari
aherutse kunyagirirwa umuhanda amakatu atwara imodoka ahura na polisi imuhacakiye nkabuha abuhamo we abuhamo bamwicaza hasi ari umuhungu wakoreye Imana bamufumbira ubwo byaba bigihishwe yemwe itangazo ngo twiyunge nayo abantu bakabihindukira ku bandi ariko umunyabwenge yireba mu mutima n'uwababwira ati ntubiza bajya Imana ibashisha gucinga Imana yo gucinga bayigirayo ngo amasoko azamuka inkundi yarereta ngo abantu bataraza batangira kwitereka mu buryo bakajya bamubwira ati nowa dukingure akababwira ati ntabwo ari igenda cyiza nimuhamagare Imana ikingure bati nowa dukingure ubwo se ntari bajya wabo n'abaturage bane ngo baraza ati nowa dukingure atari ntabwo ari igenda cyiza inkundi irazamuka ufasha abayitendetse w'umunyembaraga agakanyaka umunyantege agakubita mu mazi agasoma neza ubuza abantu bagiye basoma bari ku bintu kugera igihe wamwembaraga ahanakukiye bikubita mu mazi bose baba mazi arabari n'uwo batemberana na za nyamaswa zose batemberanira mu mujyi batemberana bareka mvuge iri jambo mu ntege amatwi ndabibwiriza mu maso y'Imana na ya Kristo Yesu mu nyuma mwumvishije ko inzoka yinjiranye n'umuntu witwa Nowa yaramuriye mwumvishije ko agaca kinjiranye n'inkoko yarakariye mwumvishije ko ikirura kinjiranye n'intama cyarariye kubera iki kitaye nuko ari mwitera ntabajije ikibazo rwose mugasize Mana ariko mureke basubize nawe kubera iki cyataye kubera iki agaca hanze kubera iki agaca hanze gahirimo ariko byagera ku mugeni kabiko kubera iki barabwikira uhinda umuntu ariko byagera ku mugeni inshira ntirimo nuko mu mujyi bakajyana sifa kwa Mungu. Amen. Umuntu inzoka yajyaga kwinjira mbese nimureba kugira ngo yinjire mu mujyi hano hanze hari bariyeri itagaragara igihari hari igikarabiro kitagaragara ariko gihari kibwira agace ngo mbere y'uko winjira urwara rwawe rusigaye hanze nanjye ndababajije nimba muri mu mujyi koko urwo rwara rwasugaye nanjye ndababajije niba muri mu mujyi koko ariko Mana mfashiza muri biterane niba muri mu mujyi koko urwo rwara rwavuye guhangana se guturuka he ariko kuko bibiri gusa abari mu mujyi imbere bafite amahoro abari imbere bafite amahoro bahaye rero ibisobanuro bifatika n'ubona urwara rwaje ukimenya ko atari mu icyo cyumvikana batumishije cyumvikana icyo rwose cyumvikana n'ubona
reka kajya kayibwira ati bana duhuje babaye muri Kristo Yesu amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu turabihuje ngo bikajya bicika ibaransi gatata kuri Nowa ikamanuka ikigera muri gahunda zayo kuko bihuje umubabaro usi kugira ngo muhuze umubabaro unajyana Siko. Amen. Mungu kitotse. Boss. Yenda kamugisha ariko icyo nyene no kukubwira ngo abantu bose bari mu mujye bafite aho kugeza ubwo esasanga bibe yatubwiye bari ko nawe ine agera mu cyamwite muri iterambere ry'abana bateranye umunsi ukamukenera Yesu ukamukenera kugira ngo abe ubuzima bwawe ukaburi muri ritera ndakwiriza namwe kiganza cy'abantu ukamukenera Yesu ukamubaza igihe kinini ukaba wamutegereje ukaba wamushakaga dorateza amaboko muri ritera arashaka kugira ngo akugirire neza aguhumuje rambura ikiganza cyawe ahantu utarakira Yesu kumara n'umukiza reka bisobanure neza uri inshuti y'ibendera bararirimbuka nezerwa baragwirizwa rambukirana undi muntu wa kane Imana y'ubwisha murambure neza ntacyo bitwara rwose murambure neza reka saba aho muri muhagarara aho ngaho mwicaye ntabwo ukabagure yawe Yesu arashaka kuguhura arashaka kugukorera ibitangaza bikomeye ubuzima bwawe arashaka kuyobora nta soni bikojeje twese mushiki wawe nawe wakugaho rwose baragumije n'undi nawe nahamwe nanone dusaba umuntu muri ritera waguye abantu ntabwo babizi ariko yicaye mu ijuru yicaye mu ijuru irakureba yahaye n'umutima wawe ukumva urimo urakubwira ngo hari icyo ukwiriye gukora cyo gusabana hagurukira aho uri tugusenge abavuze ni ababo ibyo turabisobanura kuko Imana iri duhaye ububasha bwo kubisobanura hagurukira ahantu tugusengere warakuye umushumba ntiyabimenya pastor ntiyabimenya mwarimu ntiyabimenya umudiyakoni ntiyabimenya umuririmbyi ntiyabimenya itorero ntiyabimenya ariko imbabazi z'Imana kuri ritera zirahari shitani asigaye kirina kwihagaguriza yewe yakwiriye igikoresho cye ariko akiri imbabazi z'Imana muri ritera nawe ugiye kumvira imbere yawe hagurukira aho muri tugusenge Bana ishobora byose soma wa Yesu Kristo turagushimira kuri ijambo wadutumyeho ijambo ryo gukora ibyo ushaka turagushimiye kubw'aba batsinzwe iri jambo bakaba baje imbere y'amaso yawe gusaba imbabazi Mana yo mu ijuru natwe turaringingiye kugira ngo wabarire turaringingiye kugira ngo ubereze turaringingiye kugira ngo wamure ubwambura w'ibizinga wabe tunabara wera cyane kugira ngo ure munsi wa none bajye bumva ko ari abana b'Imana bababariwe bajye bumva neza yuko abanyaruka wera bari abana b'Imana turabasengeye ngo batunganye turabasengeye ibyo batakwishoborera ubwawe bashoborere kuko Imana ishobora byose turasabye mubiteho ubagirire neza kandi uyu munsi wa none ubahe imbaraga zo kunesha ibyaha uyu munsi wa none ubahe imbaraga zo kunesha ibyabaneshaga ahubwo iteka ryose bajye bahora bibuka ko ari abagenzi ba Siyoni urakoze turagushimye turaguhimbaje kuko wabateguriye umunsi kugira ngo bagaruke kandi wongere
bagendane nawe bakorane nawe. Urakoze turagushimiye kuko wafashije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.